Shimwe Diane Nyashimwe baramuzi niye niwe rindiriye manurera noneho wa mukobwa arakaze uziko ntari busy ya ndirimbo ndayikunda cyane yego zivuga ngo sinabona amagambo ahagije sinabona amagambo niye nayo na timu bakorana burya niwe wayirimbye niwe wayiyoboye oh wow that's great mbega ASAPH ndizera ko hamwe na ASAPH ibintu bizaryoha kuko ntibazaririmba gusa ahubwo bazaramya harimo kuramya bizakora ku mutima no kuririmba bizakora ku marangamutima rero karibu mu makonseri ya ASAPH. Muratumiwe rero ku materaniro yacu ari hariya I Bedford. So you are all invited in our church service which take place in the city of Bedford, Dallas-Fort Worth area. Ikindi turabibutsa ko dufite konseri ya ASAPH nayo izaba ku itariki 18 z'uku kwezi. We also remind you of ASAPH second annual live recording concert which will take place on December 18. Barimo baragurisha amatike ndagira ngo amatike yabo ntari hafi kurangira abantu bakagombye kugira vuba nibyo kabisa bamaze kugura ari benshi kandi amatike ari limited none wabwira iki abataragura mwe mwese mutaragura n'abadukurikiye muri hirya no hino muri United States wagura tike yawe online cyangwa se ukaza ukacanga ukadutelefona tukagufatira copy hano kuko hard copies nazo zirahari nazo none se nk'umuntu uri mu Rwanda ushaka kuyikurikirana azabikurikira kuri online cyangwa nta online hari ni on live twarabyifuje twaranabitekerejeho kubagirira online ariko ntibishoboka usanga bidashoboka kubera abahanga muri byo batubwiye ko tubigize online abari abantu bakunda gukora ibintu by'ama views concert bayipirata bakayishira ku manani yabo ariko si nibyo byonyine kame mu muntu watanze amafaranga ye nundi wicaye gusa areba urumva ko batandukanye baranayisharinga hari umuntu waba uri committed kavuga ati nyikurikire nyirebe nje ariko hari nundi wayihezuwe iyo link rero ikabiragiye haza gufatwa umwanzuro ko mu bireka bikazaba gusa offline biba biri aho ngaho. We were just talking about the concert of ASAPH that we take place on the 18th of December. So you are invited to buy your ticket. It will be soon sold out. So we ask you to come and to purchase your ticket as soon as possible. Otherwise, you will miss this great opportunity. Also, the concert will be offline, not online. So we do insist on that. Please come and be in the concert. This will be the second annual album of ASAPH. So ASAPH Dallas is doing great things, and we are very happy to see them. Ikindi tunashimira ASAPH cyane turabona abaririmbyi mufite abaririmbyi bakomeye cyane ngo we urahari kukugira bagaza n'umugisha kugira Felix kugira Nicole kugira Cecile Kayitesi kugira Esteri n'abandi bose none ndaga ngo hari nundi mushya mwongere ninde baga uriya Diane Nyashimwe baramuzi benshi n'umuririmbyi wamenyekanye muri Healing ndetse no muri True Promises. Ndibuka ko muri Zone Tempo mu Gatenga twiri kuza dukora amaveye mu ijoro atekeza ko yari ahari nawe muri ya maveye twakora yari umuriro twarabikurikira mwarabikurikira ari mu bantu bagiye bahesha umugisha
ari amaveye kiriya ese hari nk'indirimbo ze zimwe nyinshi nk'iyihe indirimbo manurera manurera yego niye niye niwe ari indiriye manurera manurera noneho wa mukobwa arakaze uzi ko ntari mbizi iyo ndirimbo ndayikunda cyane nyinshi yego zivuga ngo sinabona amagambo ahagije sinabona amagambo niye nayo na timu bakora burya niwe wayiririmbye niwe wayiyoboye oh wow that's great okay turatumira abantu kuzaza muzitabire muri iki kiganiro. Eric, you be there too? We'll be there with my entire family, and try also to invite some friends, those who live in Dallas, Fort Worth area, to come and attend the concert. Really, we believe that this concert, I think this will be another shift from just performing to worship. This will be a worshiping concert. Not, yes, there is also performing there because they are talented, they know what to do. They have this capacity to perform, but also the worship spirit will be inside the packet. So reason why we ask you to come. You see, when you go where they perform, you just relax the body. But when you go where you worship, the entire life, is transformed. You transform your entire life, spirit, soul, and body. Not just the performing. Performing touches only emotion. Then you dance for the body, but the spirit is not touched. But when we worship, oh my goodness, the worship touch the heart. Then the heart release the blessing to the soul. Then the soul release the impartation to the body. So this time we perform and worship. Oh, mbega azafe. Ndizera ko hamwe na azafe ibintu bizaryoha. Kuko ntibazaririmba gusa, ahubwo bazaramya. Harimo kuramya bizakora ku mutima, no kuririmba bizakora ku marangamutima. Rero karibu mu makonseri ya azafe. Ndumva bagazo wansubiza mu bujene ngo nongere nje muri ese mwemera abantu bakuru kuzamo. Ubundi uracara umujene kandi bazakumva. Nanjye nkiyihe ndirimbo nabangishoboye kuririmba. Ntayo utaririmba album zawe zose ndetse n'ibindi bihangano byawe dufite turi kuririmba muri azafu bitaranaja hanze. Navyo bizagaragara. Umwana w'intama watambwe ni ukwiye gushira. Narayibagiwe. Iyo azafu irimo kuririmba. Azafu iririmba. Okay, muze ndumva ibintu ari bizima. Turabatumiye muri azafu rero karibu muzaze. Nongere mbibutse ko kuwa gatandatu dufite seminar y'abashyitsi bavuye hanze, so dufite igiterane n'abashyitsi bavuye hanze muri Bethel, Portland, Maine. No ku cyumweru iyo minsi ko ari ibiri ni ya Kivumbi na Jasho, Motobila, Moshi, Mudundo, Motomoto, Kiboko yao. Ngaho reka ndekeraho da twinjire muri impartation service.
data mwese aho muherereye. Iyi ni ASAPH DFW. Twishimiye kubatumira kandi muri konseri yacu ngarukamwaka izaba kuri aya matariki akurikira. Amatariki ni 18 ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka. Turabatumira mwese ntimuzabure muri iyo konseri yacu. Don't miss. Everybody say Don't miss. Don't miss, guys. Mu magambo avunaguye konseri bushize yari nziza ariko iyi konseri tugiye kwinjiramo ni konseri yateguranywe imbaraga nyinshi cyane bashizemo imbaraga nyinshi cyane turizera tudashidikanya yuko uzayitabira wese azaryoherwa. Yes, nibyo bankutubwira bike muri byinshi bizaba muri konseri. Ikintu gitangaje kirimo nuko ino konseri yateguye mu mwuka no mu buryo bwa practice mu buryo budasanzwe. Ikindi cya kabiri noneho mu baririmbyi beza tugira muri ASAPH hiyongeremo abandi harimo nko muririmbyi tuzi cyane uzwi cyane muri ministry nyinshi mu Rwanda Diane azaba ari kumwe natwe. Tuba turi kumwe n'umushumba wacu mukuru Dr. Apotre Gitwaza azaba ari no konseri ushaka kumureba live agomba kuza muri no concert. Muri makina waza performing. Aza performinga ikindi gikomeye nuko dufite abacuranzi badasanzwe. Dufite abacuranzi bava umwe ava muri Nigeria undi ava muri South Africa kandi n'abacuranzwi bazwi bacurangiye amagrupa akomeye ku isi. Ikindi numvise ko azaba hariho umuhanzi ukomeye cyane waririmbaga muri South Africa. Waba hari ibyo baba naho? Yes, James Okone azaba ari kumwe natwe. Kimwe mu bintu bitangaje nuko ari n'umutoza w'amajwi noneho yatweretse ibintu byinshi kagomba gukosora. Rero turabizeza ikintu gikomeye cyane ni muze tuzabashe kuramya Imana turi hamwe twese. Yes, thank you so much, and I know that you're following us today. Please don't miss this live recording concert of ASAPH DFW. Come and also invite your friends and family. Yes, waba uri muri Amerika, waba uri hanze ya Amerika, waba uri muri Dallas cyangwa se hanze ya Dallas, reka ngusaba ikintu kimwe. Gura tike yawe imyanya dufitira abaza. Hari uburyo ushaka kugura tike yawe. Wagura tike yawe online cyangwa se ukaza ugahamagara bamwe mu itsinda ririmo gutegura muri concert tukaguha tike yawe mbere yuko igikorwa nyirizina gitangira. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Thank you, God bless you.